dutangirana n'umukobwa arimo atuganirira atubwira ati nitwa Nicole. Nari mfite imyaka 23 ubwo ubuzima bwanjye bwahindukaga mu buryo bwihuse cyane. Papa wanjye yararwaye, nuko ararwara araremba. Naribonaga ko ubuzima bwe butameze neza habe namba. Igihe kinini yabaga ari mu buriri aryamye, nta mbaraga na nkeya yabaga afite. Umugoroba umwe nabonaga yacitse intege cyane, nuko arampamagara ngo tuganire. Naramwitabye ngo tuganire koko, hanyuma ndamwegura kugira ngo yicare ku gitanda. Yaricaye, hanyuma arangije arandeba arambwira ati mwana wanjye, ngiye kukubwira ikintu gikomeye cyane. Ibintu yambwiye muri uwo mugoroba byarantunguye cyane, kuko ni ibintu ntigeze ntekereza ko yambwira na rimwe. Yarambwiye ngo ngomba gushyingiranwa n'umuhungu witwaga David. Natunguwe n'ayo magambo ye, nta nubwo kandi nasobanukiwe impamvu yarambwiye amagambo nk'ayo ngayo, kuko David nari nsanzwe nzi siwe muhungu nari gutekereza ko papa wanjye yari kuvuga ko tugomba gushyingiranwa. Uwo muhungu David yambwiraga ntitwari tuziranye cyane, ariko nari muzi. Uko nabikekaga, iwabo ntago bari bakize kuko bigeze gukora mu mafamu y'iwacu imyaka myinshi cyane. David we ahakuriye namumenye ubwo yakoraga mu igaraje ya papa, ariko ntago twajyaga tuvugana. Naramubonaga gusa, ubundi nkumva papa wanjye amuvuga kuko yakundaga kumuvuga akavuga ko ari umuntu mwiza. Muri icyo gihe ariko, nubwo David yigeze gukorana na papa wanjye, ariko ntago yari agikorera papa. Mu bintu papa wanjye yakundaga kuvuga, nakundaga kumva avuga ko abo mu muryango wa David ari abantu beza, nubwo batari bakize bari ku rwego rumwe natwe. David ntago nari muzi neza ku buryo navuga ngo nari niteguye kubana nawe. Papa akimara kubimbwira, numvise wagira ngo ni inzozi mbi nibereyemo. Narebye papa wanjye ndategereza ngo ansobanurire impamvu ari we yamitiyemo, kuko njyewe numvaga ntabyumva. Mu ijwi rye ryoroheje ndetse ricitse intege cyane, yambwiye ko David ari umuntu mwiza ndetse ko yigeze no kumutabara akamukiza abagizi ba nabi bari bagiye kumuhitana. Ati gusa ibyo hashize igihe kinini bibaye, ariko sinjya mbyibagirwa. Ndamubwira nti papa, ntago nari mbizi ko yagutabaye. Arambwira ati niko byagenze. Nubana nawe uzaba ubanye n'umugabo mwiza cyane, nanjye niyo nagenda nzi ko ari we mugiye kubana cyangwa se mwarabanye, nzaba nzi ko nkusize ahantu hazima mwana wanjye. Ndamubwira nti humura papa, ntaho wenda kujya uzakira. Icyo gihe papa wanjye akimbwira gutyo, numvise meze nk'umuntu ufatiwe mu mutego. Yari arwaye cyane arembye, abibona neza ko nta gihe kinini asigaje, ariko nawe yaransabye ibintu bikomeye cyane. Gushyingiranwa n'umuntu nakunda ngo nuko abinsabye gusa, numvaga ari ibintu bidashoboka, numvaga ntabikora rwose. Muri icyo gihe umutima wanjye numvise utangiye kubura amahoro. Nashakaga guhakana nkamubwira oya ko ntabishaka, ariko ubwo namurebaga mu maso nkabona ukuntu afitiye icyizere uwo muhungu cyane n'ahazaza hacu turi kumwe, kuvuga ijambo hoya byaranze, birananira neza. Byari icyifuzo cye cya nyuma, ahari nicyo kintu gikomeye cyane cya nyuma yaransabye. Ese ni gute nari guhakana? Gute nari guhakana nkababaza umuntu wari urembye nk'uko yari ameze muri icyo gihe? Naramurebye nkomeza kubitekerezaho, mbona nta yandi mahitamo mfite kuri icyo cyifuzo cye cya nyuma, maze nanjye mvuga yego. Nkimara kumubwira ko mbyemeye, data yarishimye cyane, arishima nanjye ndabibona. Arambwira turakoze mukobwa wanjye, urakoze kwemera David rwose, azakubera umugabo mwiza cyane njyewe ndabyizeye. Hanyuma ahita ambwira ati ngaho mutangire mutegure ubukwe bwanyu nzabashe kububona. Twateguye ubukwe bwacu koko, buza no kugera koko papa wanjye akiriho, abasha kububona nk'uko yabyifuzaga, ariko n'ubundi nyine yari arwaye, yari yicaye no mu kagare. Uwo munsi w'ubukwe bwacu nubwo nabonaga papa yishimye, ariko njyewe sinari nishimye. Ubukwe bwacu bwari bukonje cyane rwose, kandi bwari buciriritse. Numvaga nta n'impamvu zo gushyiramo amafaranga menshi cyane ngo dukore ubukwe buhambaye cyane, ariko ngize Imana David nawe mbona adakomeza ibintu arabyemera. Byambwiraga ko gutegura ibirori nk'ibyo ngibyo byoroheje ntacyo bitwaye.
twembi twari dutuje, nta n'ibyishimo kandi twari dufite, ntawasekaga. Uwo munsi ntabwo wigeze uba umunsi w'ibyishimo kuri njyewe, ariko na David nabonaga atishimye, ariko sinamenyaga impamvu ibimutera iyo ari yo. Nta magambo menshi yigeze avuga, gusa muri bikeya yabashije kumbwira kuri uwo munsi w'ubukwe bwacu yarambwiye ati ntabwo nzigera nkubabaza. Nta byinshi navuze, numvishe nta n'agaciro mbihaye, mbifata gutyo gusa kubera ko n'ubundi ntanamukundaga. Muri ubwo bukwe bwacu abantu nabo batangiye kubwibazaho cyane bati kuriya mukobwa papa wari umuherwe kubera icyo akoze ubukwe buciriritse kuriya. Bakavuga bati ahari wenda nuko abanye n'umugabo w'umukene. Amagambo bavugaga nayo numvaga ameze nk'amabuye batangiye kunyikoreza ku mutwe. Nyuma y'agahinda n'ubwoba nari nifitiye bwo gutangirana ubuzima n'umuntu ntakunda ntashaka, bongeyeho n'amagambo yabo yo kunsonga. Nari mbaye umugore w'umuntu ntazi, umuntu ntakunda kandi ntigeze mpitamo kubana nawe. Umutima wanjye wari wuzuye agahinda, ariko kavanzemo n'ubwoba bwinshi cyane. Igihe cyarageze, ibirori birarangira nuko turataha. Tugeze mu rugo, inzu yari ntoya, ifite ibyumba bikeya, nta n'ibikoresho bihenze nabonagamo nk'uko byari bimeze iwacu. Uko byari bimeze kose ariko nagombaga kwihangana, kuko niho hari hagiye kuba iwacu hashyashya. Ijoro rya mbere muri iyo nzu ryari ringoye cyane, numvaga nyine ntatuje, nkumva kandi mfite irungu mu mutima wanjye, numvaga nabuze amahoro. Muri iryo joro sinigeze mbasha gusinzira, najyaga gusinzira amarira agatangira gushuka ku matama yanjye, ariko nkarwana no kuyahisha. Nahitaga mfata umusego nkawushyira mu maso yanjye ngo David atabibona. Nariraga bucece, nta jwi na rito ryasohokaga, nakoraga uko nshoboye kose ngo David atanyumva. Buri munsi nyuma y'iryo joro rya mbere, amajoro yose yakurikiyeho yasaga nk'aho asa. Nta gisa nabonaga, nta kintu na kimwe cyandyoheraga, nta n'icyajyaga kinshimisha. Buri gitondo David we yabyukaga kare akerekeza mu kazi, n'ubundi yari agikora mu igaraje. Uko nabonaga akunda akazi ke cyane. Yagendaga mu gitondo kare akagaruka nijoro. Njyewe nasigaraga mu rugo nita ku byo mu rugo, ariko nta byo gukora byinshi byari bihari. David iyo yagarukaga avuye ku kazi yabaga ananiwe cyane, yarakarabaga agafata amafunguro ya nijoro, ubundi agahita aryama. David yari atuje cyane, ntiyavugaga, ku buryo nabyo byatangiye kumbangamira cyane. Yashoboraga kumvugisha amagambo 2 cyangwa 3, ubundi agahita yigira mu buriri. Ntiyashoboraga kumbaza wenda ngo wiriwe ute, kumbwira wenda ngo natetse neza cyangwa se niba hari icyo yanenga ngo akivuge. Nta kibazo na kimwe, nta compliment oya, nta kintu na kimwe. Yari atuje gusa nta bindi. Nubwo ari uko byabaga bimeze, ariko mu guceceka kwe ntago nigeze mbona yarakaye na rimwe. Nabonaga ari umuntu mwiza, ariko nkabona atajya yishima. Nakomeje kujya mwitegereza, ariko nta na rimwe nigeze mbona isura ye igaragaza ibyishimo cyangwa se ngo mubone byibuze anamwenyura na rimwe. Naramwihoreye nanjye, ntago nigeze mubaza nti kubera icyo utajya wishima. Narabiretse ndavuga nti wenda igihe kimwe kizagira tuganiye byose abashe kubimbwira. Umunsi umwe ndi mu rugo ndimo kugenda mpanga ibintu byose neza, hari envelope imwe nabonye, ariko ntangazwa n'ukuntu yakomeje kuyibika kandi narabonaga wagira ngo imaze igihe kinini cyane iri aho ngaho kuko nabonaga ishaje. Narayifashe, numva ikintu kirimo imbere wagira ngo kirakomeye cyane. Narafunguye, mbona harimo ifoto. Nayikuyemo neza nitonze, mpita mbona ari ifoto y'umukobwa mwiza cyane. Uwo mukobwa yari afite imisatsi myiza cyane miremire, arimo guseka, ubona ko ari umukobwa wishimye. Iyo foto warayirebaga rwose ugahita wimagine ibyishimo uwo mukobwa mwiza wari uhagaze mu busitani yari arimo muri icyo gihe. Ifoto nakomeje kuyitegereza, ariko uwo mukobwa njyewe ntago nari muzi. Naribajije nti ni ukubera iki David yabitse iyi foto kandi ahantu nyikuye akaba ari ahantu inyuma cyane munsi, wagira ngo yari yarayihishe ngo ntazayibona. Ifoto nakomeje kuyitegereza cyane nkibaza nti uyu mukobwa se we ninde? Ese ni umuntu w'ingenzi cyane mu buzima bwa David?
ese niwe bakundanaga tutarakora ubukwe? Natangiye kwibaza byinshi ariko igisubizo ndakibura. Ya foto nahise nyifata maze nyisubiza aho nari nyikuye, ubundi ndafunga neza. David aje sinigeze mubaza ibya ya foto, ariko njyewe ntago nigeze mpagarika kuyitekerezaho. Uko nabibonaga, uwo mukobwa yari ibanga rikomeye cyane ryo mu buzima bwa David, ibanga ariko njyewe ntabashaga gusobanukirwa. Mu minsi yakurikiyeho mubyara we yaje kunsura arambwira ati twebwe abo mu muryango wa David ntago tujya twumva ukuntu David yongeye gukunda ukundi. Ntago twumva ukuntu yabashije gukunda undi mukobwa. Ese wabigenje ute? Uko kuntu yarambwiye n'icyo kibazo yarambajije byarantunguye ndanatungurwa ndamubaza nti nabigenje nte? Kubera iki se ubundi? Arambaza ati ntago ubizi? Ahita ambwira ati David yakundaga cyane umukobwa witwaga Joy. Yari umukobwa wo mu baherwe, biza kurangira amwanzi aramusiga yisangira umunyamahanga. Kuva icyo gihe David yarababaye cyane, twari tuzi ko azanahasiga ubuzima kubera ukuntu byamubabaje. Yatangiye kwigunga kandi avuga ko atazigera yongera gukunda ukundi. Umuryango, inshuti twamubaye hafi, ariko arahakana avuga yuko atazongera gukunda. Byari biteye ubwoba kuko ntago yongeye kwishima, ntiyongeye guseka, yarahindutse cyane ku buryo bugaragara. Yakomeje kumbwira arambwira ati twatunguwe kandi tunishimira cyane kumva ko afite ubukwe. Warakoze cyane kumukiza ibyo bikomere byose yari afite, maze akabasha kongera gukunda. Amaze kumbwira gutyo ku mutima naravuze nti byanze bikunze uwo ni wa mukobwa nabonye ku ifoto. Iriya rwose ni ifoto ye, ni ifoto y'uwo mukobwa wamusize, niryo banga David yamishe. Mubyara we yaje gutaha, ariko mbere yuko agenda arambwira ati nzagaruka umbwire inkuru y'urukundo rwanyu n'ukuntu watumye David yongera gukunda. Ntago nari guhakana ngo mubwire ibyanjye na David byose n'ukuntu tubanye. Naramwenyuye hanyuma ndikiriza ndamubwira nti nta kibazo uzaze nzakubwira. Nubwo nari mvuze gutya ariko ntago nari nzi ikintu nzabasha kumusobanurira ubwo yari kuzagaruka, ariko nyine namubwiye gutyo kugira ngo mpikure. David atashye natangiye kujya mwitegereza cyane ka gahinda koko ntangira kukabona neza mu maso ye. Nta na rimwe yigeze ambwira ko hahise he, nta na rimwe kandi yigeze avuga ku muntu n'umwe bigeze gukundana, ariko isura ye natangiye kubona ko yerekana byinshi cyane. Hari igihe yacecekaga nkabona umutima we uri ahantu kure cyane, simbyiteho nkagira ngo ni akazi, ariko muri icyo gihe nabonye ko atari akazi ahubwo byanze bikunze yabaga arimo gutekereza ku mukobwa. Natangiye kumva ntari uw'agaciro, nta n'icyo mvuze imbere ye, nkavuga nti ndi umugore we gusa kubera ko we yakundaga atagihari. N'ubu ngubu ndi hano nk'igicucucucu kidafite umumaro, gisimbura uwo mukobwa adashobora kwibagirwa na rimwe. Ibyo bitekerezo byatangiye kundakaza cyane, ndi umugore we ariko umutima we uri ahandi. Natangiye kumva ndi njyenyine kurenza nuko byari bimeze. Natangiye kumva nabimubaza ariko umutima wanjye urabyanga, urambuza, unyemeza ko kubimubaza nta kintu na kimwe biri buze kuza kumarira, usibye kuza guteza intambara mu rugo gusa. Naracecetse ndamwihorera, ubuzima burakomeza, ariko numva mfite agahinda kenshi mu mutima wanjye, gusa nyine ndihangana ndatuza. Igitondo kimwe mbere yuko ajya mu kazi yafashe urupapuro n'ikaramu atangira kwandika. Nubwo yandikaga ariko ntago yamenye ko namurebaga. Ntago yanditse igihe kirekire, yanditse ibintu bikeya, urupapuro ahita arufata asoma ibyo yari amaze kwandika, ubundi ahita arubika ahantu kure cyane. Ntago yambonye, ntiyamenye ko namubonaga ubwo yandikaga n'ubwo yabikaga urwo rupapuro, kandi nanjye nakomeje gukora uko nshoboye kose kugira ngo atagira icyo akeka. Akimara kugenda naribajije nti ese ni njyewe wenda yari arimo kwandikira kugira ngo naza kuza nimugoroba avuye ku kazi aze kuza kurumpa. Natangiye kwishyiramo ko ari njyewe arimo kwandikira, n'amatsiko aranyica ndibaza nti buriya yanyandikiraga iki?
Amatsiko yakomeje kwiyongera numva ntakomeza no kwihangana maze mpita ngenda rwa rupapuro ndukura aho yari yarushize ndarufata. Narufashe ngo nsome ibyari byanditseho, ariko nkimara kururambura amaboko yanjye yatangiye gutitira kubera ko nkitangira gusoma nahise mbibona neza ko atari njyewe burya yari arimo kwandikira. Nahise mbibona kuko nahise mbona amazina kandi mbona ayo mazina si ayanjye y'umuntu yandikiraga, yari amazina ya wa mukobwa bahoze bakundana nari numvise bavuga ngo yitwaga Joy. Icyo gihe David yari yamwandikiye rwose nubwo atari yanditse ibintu byinshi. Nahise ntangira gusoma mbona yanditse amubwira ati ndacyagutekereza ku buryo akenshi njya nanakurota mu nzozi. Umujinya waranyishe nti ariko mana yanjye ngajya murota mu nzozi. Natangiye kwibaza ariko uyu mukobwa ni gatiki, uyu mukobwa ni igiki yamuhaye ku buryo adashobora kumwibagirwa? N'igihe tumaze tubana koko aracyatekereza abandi bakobwa akanabarota? Nubwo byambabaje bikantera n'umujinya, ariko sinarekeye aho gusoma, nakomeje gusoma ngo ndebe n'ibindi yari yanditse. Hepfo hari handitseho ngo ubu ndi mariye mfite umugore ntago nzigira mubabaza. Nkimara gusoma iryo jambo nahise nibuka ko ku munsi w'ubukwe bwacu koko ayo magambo yayambwiye nubwo ntigeze nyitaho. Numvishije binshimishije cyane numva ntujemo gakeya ndavuga nti wawe ntago azigira mbabaza, ibyo ni byiza cyane. Nakomeje gusoma ariko amagambo yakurikiyeho yo noneho yatumye nicuza n'impamvu narambuye urwo rupapuro nkarusoma, kuko yari yanditse ati ntago nzigera mubabaza ariko sinzigera mukunda na rimwe. Icyo gihe narababaye, numva guhumeka biranze, numva mbaye nk'igiti, numva neza neza birancanze, ndibaza nti koko se ntago azigera nkunda na rimwe? Nakomeje kubabara ndavuga n'ubu byanze bikunze hari ibyo papa wanjye yamusezeranyije kugira ngo yemere ko tubana. Byanze bikunze we ntago yigeze ahitamo kubana nanjye, ntago yigeze ankunda bibaho. Narababaye numva ndakariye papa wanjye, numvaga nagenda nkamubaza impamvu yatumye mbana n'umuntu utankunda kandi nanjye ntamukunda, ariko papa wanjye ntago yari agihari. Hari hashize iminsi mike nawe yitabye Imana. Naricaye ndarira, n'ubu ngubu koko mbana n'umuntu utazigera nkunda na rimwe? Numvise nahita nigendera nkajya ahantu kure cyane rwose ku buryo azanshaka akambura ntazigera mbona. Kumenya ukuri nubwo ari byiza, ariko byarambabaje cyane birandya, mbese binshengura umutima. Urupapuro narusubije aho nari narukuye nkomeza kwibaza ku kintu ngiye gukora. Nibazaga ikigiye gukurikiraho maze nanjye ubwanjye sinkibone. Umutima umwe warambwiraga uti musige wigendere, kubera iki wabana n'umuntu uvuga yuko atazigera gukunda na rimwe? Musige wigendere ntacyo urimo kumara hano. Nakomeje gutekereza byinshi, ariko undi mutima ukambwira uti hoya, ihangane, ihangane kugeza igihe uzabonera yaguha umwanya maze mukaganira. Icyo gihe uzamubaze amaherezo yo kubana n'umuntu utazigera gukunda yariyo. Nubwo kwihangana nkakomeza guceceka byari bigoye, ariko narabishoboye ndihangana koko. Uwo munsi yaratashye mwakira neza nk'ibisanzwe, sinagira ikintu na kimwe mubaza, sinamwereka ko hari n'ikintu namenye. Hashize akanya gato ageze mu rugo, bitunguranye cyane igikoni cyacu cyafashwe n'inkongi y'umuriro. Twahise dusohoka turafatanya, dutangira kuzimya ariko tunatabaza. Umuriro wari mukeya bigitangira, ariko twari dufite ubwoba yuko ushobora kwiyongera. Twatangiye gukora uko dushoboye kose, akambwira ati zana kiriya, kora iki, bigenze gutya. Nanjye nkamufasha aho mbona bishoboka, nkamubwira ati tubigenze gutya, maze dushyira hamwe turafashanya. Dukomeza kugerageza kugira ngo turebe ko twawuhagarika, ntukomeze no gusakara ahantu hose. Twaragerageje, tugerageza uko dushoboye, ariko bigezemo hagati hari igicupa nacyo cyari kirimo gushya cyamutarukiye ku kaboko, maze nawe arashya, ariko bidakomeye. Gusa nubwo bitari bikomeye cyane, ariko yarababaye nanjye ndabibona. Ubwo muri ako kanya niko n'abadufashaga bari bahageze baradufasha, n'umuriro nawe urazima. Nubwo bwari bwije ari nijoro,
ariko nabonaga ha hantu yahiye atari buze kuza kuhararana hameze gutyo gusa. Nagiye kuri imwe muri farumasi twari twegeranye, kubw'amahirwe nsanga bakinafunguye. Nababwiye ukuntu yahiye ko ariko nyine bidakomeye cyane. Bampaye imiti, bambwira n'ukuntu nzajya mbigenza nkamusigiraho. Ngeze mu rugo yarambonye, agira ngo nari naherekeje bamwe mu baturanyi bacu bari baje kudufasha, ariko mubwira ko atariho mvuye, ko ahubwo mvuye kumushakira imiti. Yarikanze arambaza ati imiti muri iri joro? Ndamubwira nti yego, ahubwo reka ngufashe. Natangiye kumufasha, aranyitegereza, ariko bwo nabonaga arimo kundeba bitandukanye nuko nyine byari bisanzwe bimeze. Ndangije kumusigiraho umuti yaranshimiye cyane, arambwira ngo urakoze hani. Naratunguwe nti hani anyise nde? Ntabwo nabimubwiye, nyine nakomeje kubitekereza mu mutima wanjye, ariko numva ndatunguwe cyane. Nahagera nibwo bwa mbere yaranyise izina nk'iryo. Ntabwo yajyaga ampamagara ubusanzwe, iyo yashakaga nko kugira ikintu ambwira tutegeranye yarambwiraga ngo umva nkubwire. Byari ibyo kandi nanjye nari narabyakiriye, none ngo hani numvise ntabyumva. Uwo munsi wari nk'igitangaza kuri njyewe kuko nibwo bwa mbere yaranyise izina nk'iryo, kandi ni nabwo bwa mbere yarandebye nk'uko yari arimo kundeba. Mbese nyine byari ibitangaza gusa muri iryo joro. Nahise mpaguruka ndamubwira nti ndaje. Nari nakomeje kwihagararaho nanze kumwereka amarangamutima yanjye, ariko naragiye njya mu cyumba aho atandeba ndarira, ariko sinatinda mpita nihanagura nti Mana koko uri igitangaza, n'ibindi wabikora ngufitiye icyizere. Nko mu minsi 3 yakurikiyeho ntabwo yajyaga ku kazi, akaboko kari kataramera neza cyane, kandi akazi yakoraga kamusabaga gukoresha amaboko cyane. Muri uko kwirirwana nawe mu rugo, kuko yari asigaye anamvugisha gakeya, numvise nshaka ko tuganira. Nabuze uko natangira, mbura aho mpera, ariko ngeze aho ndamubwira nti ndifuza ko wampa umwanya tukaganira, niyo yaba ari iminota mikeya. Yariyumviriye ariko ntiyatinda, ahita ambwira ati nta kibazo, n'aka kanya twaganira. Naramushimiye cyane ko abyemeye, hanyuma nicara iruhande rwe. Yategereje kumva icyo ngiye kuvuga, hanyuma ndamubwira nti hari urwandiko nabonye. Urwo rwandiko nabonye ariko ntabwo ari njyewe rwari rugenewe, mumbabarire ko narebye ibitangenewe maze nkarusoma. Muri urwo rwandiko uwo wari wandikiye wamubwiraga yuko utazambabaza, ariko ko utazigera unkunda na rimwe. Ngeze aho numvise agahinda, gukomeza biranga, nibaza n'icyo ngiye gukurikizaho. Nkituje gutyo nkibaza irindi jambo ngiye gukurikizaho, David yahise andeba aranyitegereza, maze yashize akanya arambwira ati yego nibyo koko, urwo rwandiko uvuga nararwanditse, kandi n'ayo magambo uvuga koko narayanditse nk'uko yavuze. Ikindi kandi ibyo namubwiraga nibyo, niko biri. Akimara kumbwira gutyo nkumva nyine narabyemeye, nubwo nari mbizi neza ko ari we wabyanditse. Narikanze numva simbyumva, numva bimeze nkaho bintunguye. Ndamubaza nti nibyo koko ntabwo uzigera unkunda na rimwe? Arambwira ati hangana ureke kurira, tuganire nk'uko wabiteguye, tuganire nk'uko wabinsabye. Naratuje kuko ndaceceka, maze atangira kumbwira hahise he n'ukuntu wa mukobwa koko nahoze mbona mu ifoto bakundanaga cyane, ariko akaba yaramubabaje cyane, kandi ari we muntu yizeraga kurusha abandi bose. Yambwiye byinshi by'urukundo rwabo, ati yarankomerekeje, ankomeretsa umutima cyane, ku buryo umutima wanjye wanze gukira ngo wakire undi mukobwa, ku buryo numva twanakundana. Kuva icyo gihe nahagaritse kwizerera mu rukundo. Ibyo gukunda numvise mbizinutwe, kandi nyine numva ntazongera gukunda ukundi. Amaze kumbwira gutyo nahise mubaza ikibazo nari maze iminsi nibaza, maze ndamubaza nti niba koko ari uko byari bimeze, kubera iki wemeye ko dushyingiranwa kandi utazigera unkunda na rimwe? Yahise ansubiza ambwira ati
kubana nawe ntabwo byari amahitamo yanjye, ni amahitamo ya papa wawe kandi niwe wabinyisabiye. Yantumyeho ubwo yari arwaye, arambwira ngo ubwo namukoreraga twakoranye neza cyane kandi ngo ndi umuntu mwiza, ariko ikirenze kuri ibyo ngo naramutabaye. Aransaba ati ngaho nyemerera ngushyingire umukobwa wanjye. Arambwira ngo muzabana kandi muzabana neza, uzamwiteho. Yaranyinginze ndeba guhakanira umuntu urembye nk'uko umeze nyine nk'uko yari ameze, mbona byaba ari nko kumuhuhura. Ntakubeshye, twabanye kubera ubusabe bwa papa wawe, ntitwabanye kubera urukundo nari ngufitiye. Amaze kumbwira gutyo numvise umutima wanjye ushwanyutse neza. Kubwirwa ukuri burya koko birababaza, nibwo njyewe nabimenye neza. Narababaye, ndababara kandi ndababara cyane. Icyo gihe amaso yanjye yatangiye no kuzamo amarira, maze nongera kurira. Nubwo David yatangiye kubimbwira ubona rwose ari karume nta n'icyo bimubwiye, ariko nawe yatangiye kuzenga amarira mu maso. Twese aho twari twicaye twararize. Ngeze aho ndihanagura ndamubwira nti mu by'ukuri twabanye nanjye ntabishaka ntagukunda, ari ukubera papa, nanjye ntabwo nigeze ngukunda na rimwe. Gusa nari nzi ko wenda wowe unkunda, ko ari wowe wasabye papa wanjye ko tubana kubera ko wankundaga. None nawe ntiwigeze unkunda na rimwe? David arambwira ati niko byagenze nyine, ntabwo nigeze ngukunda na rimwe, nuko papa we nabonaga akomeza kubinsaba cyane. Twese agahinda kakomeje kutwica cyane, nubwo byari bibabaje ariko twabwizanyije ukuri, dusangira umubabaro buri wese yari amaze igihe kinini afite, kandi nibwo bwa mbere buri wese yari abashije gufungukira mugenzi we akamubwira ibimubabaje byose. Twese agahinda kakomeje kutwica, ariko David yageze aha arambwira ati uburyo twabayemo buratangaje cyane nta nubwo butanga ibyishimo, ariko nubwo ari uko bimeze twakongera tugatangira bundi bushya tukagerageza kugira ngo turebe ko hari icyo twakubaka, naho nta by'urukundo rwazamo, ariko ntidukomeze kubaho nk'abantu babiri bataziranye. Ibyo yambwiye nanjye nibyo nifuzaga kandi byarantunguye cyane, maze ariko birananshimisha cyane. Ndamubwira nti yego, ahari ni nacyo gihe ngo tugerageze. Yampereje ikiganza cye nanjye mpereza ikindi, arambwira ngo iri ni itangiriro rishya. Icyo gihe koko ryari itangiriro rishya ryubakiye ku kubwizanya ukuri no gusangira umubabaro n'agahinda buri wese yari afite. Nyuma y'icyo gihe koko ibintu byose byatangiye kuba bishya, bitangira no guhinduka. Twatangiye kujya tuganira, tugerageza kujya duseka. David rimwe na rimwe akansanga mu gikoni akambwira ngo nimwigishe guteka maze tugatekera hamwe, ubundi nawe akantumira ngo nzamusange ku kazi aho akorera kugira ngo ndebe ibyo aba arimo gukora ibyo ari byo. Buri wese yatangiye kujya akorera undi udukorwa dutoya, ariko ugasanga ari utuntu tutuzanira ibyishimo. Natangiye kujya mutungura, nkagira utuntu njya mukorera ntajyaga nkora mbere, ariko nawe nyine bikaba uko. Nawe yatangiye kujya antungura, rimwe na rimwe akazinduka akabyuka mbere yanjye nkasanga yarangije nko kuntegurira icyayi. Byaranshimishaga, twakoreranaga udukorwa umuntu yakita ko ari duto cyane, ariko twaje gusanga ari ingenzi cyane kuko buri wese yabonaga mugenzi we amwitayeho cyane. Umugoroba umwe David yaratashye, ariko nkabona hari ikintu arimo kumpisha. Yakomeje kunkwepa yanga ko ndeba, ariko ageze aha aranyereka. Ntabwo byari ibintu bikomeye cyane, ariko byari bisobanuye byinshi. Icyo gihe ni furari ntoya yo kwambara mu ijosi yaranzaniye. Yahise ayinyambika mu ijosi, arambwira ngo ni iyawe, niyo nkuzaniye. Narishimye cyane kuko nibwo bwa mbere kuva twabana yarampaye impano. Mu minsi mike yakurikiyeho, David natangiye kujya mukumbura cyane, yatinda no gutaha maze nkumva nabuze amahoro. Ntago byari kuri njyewe gusa kuko nawe byari uko, yatahaga ambwira yuko ankumbuye cyane. Mu minsi yakurikiyeho, David yarantangaje cyane. Ya foto ya wa mukobwa yari amaze igihe kinini cyane abitse, yafashe umukasi maze atangira kuyikatagura. Namubajije impamvu yabyo nyine yo kuyikata n'igihe kinini yarayimaranye, maze arambwira ati
iyi foto ntago nyitayeho, nta nubwo igifite agaciro kuri njyewe. Ndamubwira nti kubera iki se? Aransubiza ati nari narabuze iyayisimbura ariko narayibonye. Sinongeye kumubaza byinshi, ahubwo twatoraguye uducece twayo maze tutujugunya muri puberi. Birangiye nahise nisubirira mu gikoni kureba ibyo nari ndimo gutegura. Mbirangije naragarutse maze musanga mu nzu amaze kumanika ifoto y'ubukwe bwacu. Numvise ntabyumva nipfuka mu maso, numva n'amarira arashotse. Yahise anyegera arambwira ngo yongeye kujya mu rukundo nanone. Ku nshuro ya mbere noneho yambwiye ko ankunda. Byarantunguye cyane maze ariko sinihangana nanjye kubera ukuntu nari naramukunze. Nahise mbimubwira ariko sinabivuga rimwe, ahubwo mbimusubiriramo inshuro nyinshi cyane. David yarishimye cyane aranterura aranshimira ati warakoze cyane kunyakira uko narindi. Warakoze kugumana nanjye kandi wari ubizi neza ko navuze ko ntazigera ngukunda na rimwe. Warakoze kumbera umugore w'umutima, ntusakuze ntiwisararange ahubwo ugatuza kandi ukemera gutegereza. Arambwira ati Nicole ntabwo usanzwe kandi warakoze cyane. Warakoze cyane ku bikorwa byawe byatumye nongera kwizirira mu rukundo ndetse nkanabasha kongera gukunda. Njyewe icyo gihe byari byandenze ku buryo nari nabuze n'icyo namubwira, gusa nanjye namushimiye ko yambereye umuntu mwiza. Ibikomere bye byahahise ntibimubere impamvu yo kumutaza, kumbwira nabi cyangwa se kumbabaza. Mubwira ko mukunda cyane kandi ko niteguye kubana nawe ubuzima bwanjye bwose. Mu by'ukuri inzira yacu y'urukundo ntiyari yoroshye cyane, ariko guca bugufi, gutuza, kwihangana, gutegereza, kubwizanya ukuri byafunguye amarembo maze dutangira guseka, dutangira no kugerageza kuba inshuti. Udukorwa duto twagendaga dukorerana twatugejeje ku rukundo tutigeze dutekereza ko dushobora no kugira. Urugendo rwacu rwari rukiri rurerure cyane, ariko twari twizeye ko byose tuzabinyuranamo kuko intambwe ya mbere ari nayo ikomeye cyane twari tuyiteye, kandi twari twizeye ko tutazigera dusubira inyuma na rimwe bibaho. Aha niho dusubikiye inkuru yacu. Nicole arimo atubwira ukuntu byamugendekeye ubwo yatangiraga kubana n'umuntu adakunda, nawe akamubwira ko atazigera amukunda na rimwe, nyamara ariko bakaza gukundana cyane ku buryo batanabikekaga. Niba inkuru nk'iyi ngiyi wayikunze kandi hakaba hari n'ikintu igusigiye, ntubyihererane, uze kuyisharinga maze uyisangize n'inshuti zawe. Naha dusoreje none, ntimuzacikwe no ku nkuru zacu ziri imbere, zaba iz'urukundo cyangwa se n'iz'ubuzima muri rusange. Imana ikomeze kubarinda, ndabakunda cyane. Mwari kumwe na Nema.